uzaza ryari Yesu ngo wime ingoma yawe, ingoma y'amahoro abera baruhuke, ingoma y'amahoro abera baruhuke, nihehe badapfusha, nihe bataboroga, n'ahandi ni mu ijuru mu murwa w'amahoro, Yerusalemu nziza kandi yarimbishijwe, n'ahandi ni mu ijuru mu murwa w'amahoro yo, Yerusalemu nziza kandi yarimbishijwe, imfubyi zirataka yo zibuze kirengera we, abami n'abatware bose we bifashe ku matama yo, abantu bari baza babuze igisubizo, uzaza ryari Yesu ngo wime ingoma yawe, ingoma y'amahoro abera baruhuke, ingoma y'amahoro abera baruhuke. Haleluya, haleluya bene data. Reka twiragize Imana, mbashe kubabwira icyo numvaga ngomba kubabwira, ikindi ku mutima. Uri Imana data ushobora byose, urera kandi urakiranuka, data mwiza uzegerwa n'abera, mu izina rya Yesu Kristo. Akanya nk'aka ndi imbere yawe, ndakwinginze umbabarire ibyaha byanjye n'ibicumuro, unyeze untunganye, kuko uri Imana y'amahoro ushobora byose, kuko nta wundi wo kwizerwa atari wowe, nta wundi wo kwiringirwa. Haleluya, haleluya. Akanya nk'aka duciye bugufi imbere yawe data, ngo ushyirwe hejuru, kuri Imana nyamana, kuko uri Imana uhambaye urenze byose tuzi. Urakoze data. Akanya nk'aka ndakwinginze ubane nanjye, ubane na buri umwe wese wabasha kumva ikiganiro, mu izina rya Yesu Kristo. Buri umwe wese wabasha kurokora ubugingo bwe. Haleluya, haleluya. Urakoze data kuri Imana, ndagusenga kwanjye data, ndakwinginze ngo ufungure amatwi buri umwe wese abashe kumva no kuzirikana ku iherezo ryiwe data, data. Urakoze kuri Imana, ndagusenga kwanjye ni mu izina rya Yesu Kristo sabye nizeye, amen, amen. Nuko rero ndi imbere ya buri umwe wese ushobora kunyumva. Njyewe ibintu byanjye nazanye by'ijambo ry'Imana, mbiha topiki ivuga kwihana ibyaha, nkavuga ko igihe cy'ibyaha cyarangiye. Ubu ni igihe cyo kwezwa, n'igihe cyo kumenya uburyo umuntu ahagaze mu buryo bw'umwuka. Buri umwe wese muri mode spirituelle akabasha kuzajya yibaza amanota yaba afitemo, kuko abantu bose bifuza kuba bajya mu ijuru. Nta muntu n'umwe wumva atajya mu ijuru, nta muntu n'umwe wifuza kwitwa izina ngo umupagani, nubwo yaba ari ruharwa mu byaha byose yaba aherereyemo. Ariko mpamya ko umuntu wese umwise umupagani ntabwo wamuva mu nzara amahoro. Rero nanjye akanya nk'aka, nanjye mbingingiye kugira ngo tuzibukire ibyaha, tuyoboke inzira ijya mu ijuru. Rero hari ijambo numva rindi ku mutima, hari ibyo Imana iherutse kunyereka
byo mu minsi y'imperuka, akarengane kazabaho, nibyo biriteguwe. Twagiye tubibwirwa kenshi, natangiye kumva umubare ngo 666 ndi umwana muto cyane niga muri pirimeri, numva ko bizaba bikomeye. 2015 numvise ngo ifaranga rimwe, ntabwo biba byoroshye. Nongera kumva mondialisation, isi igomba guhinduka umudugudu. N'iyo mondialisation nibwo haba hagomba kujyaho ibintu bikomeye, isi yose igomba kugenda kuba ihuriyeho. Rero ariko n'abatindiye ngewe ibyo neretswe, nabonye tuvuye guhinga, ari njye n'umumama umwe mukuru n'umukobwa twari kumwe, noneho bidatubona abantu badutera ubwoba, bari bari ahantu hejuru hameze nko muri etaje. Hanyuma rero ngewe uko nagakenyeye eswime, hejuru nta kintu nari nambaye. Noneho rero ubwo abantu bari hejuru muri etaje, harimo umugabo umwe ufite amahane cyane, niwe wari umeze nk'umuntu ashaka kudukorera urugomo. Yavuga ngo reka manuke ngo ngende ngo mbihohotere, mugenzi we akamubuza ngo oya, ngo have. Akamukurubana akamubwira ati have. Badahita bavuga ngo igihe cyageze, badahita bapanika, bitagenda ukuntu batumva yuko isi yaba ibarangiriyeho ari cyo gihe kabaye. Have bihorere. Ubwo noneho numva ijwi rimbwira ngo twaba tugiye kuba tutemerewe kugira icyo tugura, icyo tugurisha, maybe no kurya. Ngewe ngira ubwoba cyane, numva ko nyine ibyo bintu bitakunda, umuntu atabaho atarya. Numva muri ngira irindi jwi ngo amezi 3 umuntu akayamara atarya, ngo hakaboneka kuboneka ubutabazi buvuye mu ijuru. Nuko ubutabazi buvuye mu ijuru mu gihe cy'amezi 3. Ngewe muri ngiye nkumva ko ndashobora kumara amezi 3 ntari kurya, nkavugana n'uwo mumama, nkumva ko ibintu bikomeye, tugira ubwoba bwinshi cyane. Iyo situation yari iteye ubwoba, wareba mu gahanga k'uwo muntu ufite umujinya agira ngo aze ngo aduhohotere, ngo kubera ngo hari ibintu ngo tutarimo turumva, adufata nk'abantu b'abanyamakode, nk'abantu b'abapinzi, nk'abantu b'abatamutwe, nk'ibintu bitagira ubwenge bifunze mu mutwe. Nkabona ibintu bimeze nabi, ngiye nkumva rero ayo mezi ntashobora kuba nayamara amezi 3 ntari kurya. Noneho rero uwo mumama we aravuga ngo ayo mezi ngomba kuyamara ayo mezi 3. Ngiye mu by'ukuri nkumva ntabwo numva ukuntu byagenda, nkumva sinzi inzira byacamo. Igihe nkiri muri iyo mood, mbona yuko ibintu nyine byaba bigoranye, bikomeje kuba urusobe. Muri njye numva mvuga ngo kubera iki ibi bintu byihuse, kubera iki ibihe bya nyuma byihuse. Numva nifuza nanone kandi ko umuntu yakongera kugira agahe k'amahoro kari gasanzwe, akongera akajya muri freedom nk'izo twabagamo. Nkumva ibyo ndabishaka, nkumva ndabishaka, nkumva nibyo nkeneye, ngo menye ukuntu nakwitegura. Mu by'ukuri iyo ibihe byiza bishize, umuntu yumva yifuje kongera kugira ibihe byiza, akibaza ukuntu ibihe byari bimeze. Mbireberaho iyo umuntu yarwaye yarembye, hari igihe wifuza kuba wakongera kugira ubuzima buzima, umenye ukuntu bimeze, kumva ukumbuye kongera kuba muzima, kumva ukumbuye kongera kugira modi y'abantu bazima, nta rugingo rukurya, ngo wumve ukuntu biba bimeze warabyibagiwe. Nuko ukuntu ibintu biba bimeze, moma yo gutungurwa, abantu benshi nuko ukuntu bizaba bimeze. Tuzifuza kongera kugira igihe cy'amahoro, wongere wumve ukuntu bimeze,
ukumbure ibyo bihe kandi wumve ibyo bihe ni igihe cyo kongera kwipurepara muri wowe, wumva icyo gihe kibonetse wakongera ukiyeza, igihe cyo kwiyeza cyararangiye umuntu akanura uko nguko. Twagombye gusaba imbaraga, cyane cyane nabonye ibyaha byinshi bikorwa n'amakarande, hanyuma tugasenga tugakora amasengesho kugira ngo umuntu abashe gutandukana kandi zo mu muryango zimukoresha ibyaha, kandi birashoboka. Rero agahe dufite umuntu yagombye kugaprofita, akagahe umuntu akakicuzamo ibyaha, umuntu agasenga, umuntu akagerageza kubaza amakuru y'ijuru. Imana mu by'ukuri ivugana na buri umwe wese, hari uburyo ivugana na buri umwe wese, cyane cyane no mu nzozi. Mu nzozi Imana iratuvugisha. Abantu bite no ku nzozi zabo, banazisengere. Mu nzozi niho harimo amayerekwa. Abantu bavuga ngo narose bagahita baterera iyo, ariko ntabwo ari byo. Harimo n'abantu baba barotira ibintu bikaba. Rero Imana y'amahoro ibashoboze, ibahe imbaraga, ibishimire. Igihe turimo kirakomeye. Nongera nkibutsa abantu basenga, umuntu waba usenga ariko nta rukundo afite, nta na gahunda yo kurugira, uwo muntu yaba arimo arata igihe, kuko Yesu yazanywe n'urukundo, Imana yacu n'urukundo. Udakunda ntazi Imana, niko ijambo ry'Imana ribivuga. Rero umuntu yagombye kuba afite urukundo, cyangwa se akagomba kuba arushakashaka, yumva yuko ari bon nécessaire muri uru rugendo turi kwerekezamo. Mu nzira y'umusaraba itoroshye, kandi tugomba kuyigendamo, kandi tugomba gukomera. Ariko gukomera kwa nyako ni ugukomera dukomezanyije, kuko icyuma kigomba gutyaza ikindi. Ntabwo umuntu agomba kuba ari wenyine. Birashoboka ko n'igihe cyo kuba wenyine nacyo kizabaho, umuntu akarwana intambara wenyine. Ariko noneho mwaka gahe turi guprofita, akagahe kaba ko gukomera dukomezanyije, kaba k'urukundo, abantu bakundane, tubigendanemo neza. Ni ikibazo gikomeye nimba ushobora kugira gutya ukabwira mugenzi wawe ntusengere narembye, na wenda warwaye n'indwara z'abadayimoni, wahamagara mugenzi wawe uziho nk'iyo mpano yo gusengera abantu bagakira, kwirukana abadayimoni, ugasanga arakubaza amatike, ugasanga ni ibintu bisaba kuba watetse neza. Icyo ni ikibazo gikomeye, kuko umudayimoni, urumva ko abadayimoni baba baturusha urukundo hagati yabo. Nimba umudayimoni yabwiye undi ngo tujye gutera kanaka, spirituellement yubakitse gutya, yakoze amasengesho iminsi 7, afite imbaraga, imeze gutya na gutya, abadayimoni ni abanyamwuka, nabo baba mwuka wabo mubi, barabizi. Natwe turi gusenga tuba twagize mu mwuka, bakamenya imbaraga ufite, akavuga ngo kanaka bitewe n'uko afite imbaraga zimeze gutya na gutya, turamutera turi 10. Bagakora ubwo bumwe, bakaza bakarwanira hamwe. Rero ni ikibazo gikomeye nimba bafite ubumwe bwo kuvuga ngo duhuze imbaraga, bagakundana, bakaza bakakurwanaho intambara. Mugenzi wawe wamubwira ngo aza gusengere, ugasanga hari kondisiyo zindi zigiye kuzamo. Ibyo rero bivuze ko abadayimoni baba baturushije urukundo, bakundana hagati yabo, barwana intambara zabo bafatanije, ariko twe tukarwana individuellement kuko urukundo rwabuze. Ubu rero iki ni igihe cy'abashoboye kubwiriza, bagombye kubwiriza abantu, bakabwiriza urukundo, bagakundana, bagafatanya, bagashyira hamwe, Imana y'urukundo nayo ikabasanga. Njyewe numva nabwiriza ku kintu cy'urukundo cyane. Iby'amafaranga nabyo bifite ababibwirizaho. Bamwe babaha ya mirongo muri Bibiliya yuko bidakwiye yuko dusengera mu nzu ya Data yarabaye umusaka, twebwe izacu zimeze uku, abo nabo barahari, nabo muzababona. Ababwira abantu gutanga ngo bagire imigisha, abakubwira gutura nubwo waraye yasambaniye cyangwa yabonye wishe umuntu, bavuga ati ngo uture Imana iguhe umugisha. Abo nabo barahari, baragwiriye.
ariko mu iduniya yimakaza akamiya, urukundo ruzaba urumiya. Nicyo kintu njyewe nababwira. Iyi duniya iri kwimakaza cyane akamiya, ariko ndavuga agafaranga ku batabyumva neza. Mu isi yimakaza akamiya, urukundo rwabaye urumiya. Muri iyi duniya yimakaza urumiya, urukundo rwabaye urumiya. Rero abantu bikebuke barebe imbere n'inyuma. Abantu twaje ku isi twambaye ubusa, ni nako umuntu asubirayo. Ubwo rero njyewe ntabwo njyewe nabatera ubwoba, nta n'icyo ubwoba gihari. Njyewe nakwigisha umuntu kugerageza gukizwa nk'uko nanjye numva ngomba kugenda muri urwo rugendo. Nigishije gukizwa, nigishije urukundo, nigisha gushyira hamwe. Ubwo rero nta bindi bintu bigomba gutera umuntu ubwoba. Umuntu usenga nta kimuteye ubwoba. Imana iri capable yo kumurwanirira. Abamarayika biteguye kumurwanirira mu buzima ubwo ari bwo bwose. Bibiliya ivuga ko turi ku isi dufashe igihe mu ntambara. Tukagomba guhora turi abakristo, tugomba kuba turi abasirikare bahora bari trained. Guhora trained ni uguhora usenga, niko kuba uri trained, guhora usenga ubudasiba. Rero bene data, abakristo bavandimwe, ndumva ari ibyo nabasha kubabwira. Ijuru ryo rirahari kandi tuzaritaha. In God we trust. Tuzaritaha. Ndumva nta bwoba, nta kibazo. Gakondo y'abera irahari, tuzayitahamo. Mumfashe rero rwose abantu bagerageze bakundane. Nimba izi saha uri umukozi w'Imana, urimo urabika amafaranga ngo agere kuri miliyari, udatekereza ko hari umuntu wabuze kawunga mu mibyuko mu byaro, icyo gihe ntabwo uzi ahantu urimo urajya. Urimo urunda amafaranga, urundanya miliyaridi, ibintu bigomba bipanda. Umuntu yabuze kawunga mu giturage, utatekereza umuntu uri mu giturage, ntabwo uzi aho urimo urajya. Ntabwo uzi ahantu urimo urajya. Umeze nk'inda iri mu mutwe w'umuntu w'umusatsi, itazi nimba aziyogoshesha ejo, ikabura aho ijya, nta makuru ifite. Rero Imana y'amahoro ibishimire umuntu ubasha kumva ibi bintu mvuze hano. Nta muntu n'umwe urageraho Satani atageze imyambi, ariko ntabwo turi abacu ngo twigenge. Ndumva Pawulo yaba yarabivuze ahari. Ntabwo turi abacu ngo twigenge. Tugomba gukaza ingamba z'iyi si tugendamo. Iyi si ntitwanduze, cyangwa se yanatwanduza tukamenya kubyikuraho. Ntabwo wakumva ukuntu umuntu yakwirirwa yiyanduza umunsi wose akarara adakarabye. Oya, tugomba. Isi ifite imbaraga yegizerisa ku muntu, ariko tugomba kurara tubikarabye. Imana irahari ngo ibabarire abantu. Igihe cy'imbabazi ntabwo cyarangiye. Tugomba guhora turi mu mwuka. Umuntu uri mu mwuka nta kintu kimushobora. Umwuka ni umwuka. Imana yacu ni umwuka. Tugomba natwe kuyisengera mu kuri no mu mwuka, tukaba abanyamwuka. Uri mu mwuka rero, ndumva nta bindi bibazo bihari. Bihari. Dukomezanye, kuko iyi si turimo injyana muntu. Turwana urugamba bucece twisengera Imana, umuntu ahore mu munezero. Turi mu bihe rwose byiza, ni ukuri. Imana yarakoze, yaduhaye amahoro, iduha umutekano. Turatuje, turatekanye. Igisigaye rero
ni ugutegura inzira ijya mu ijuru, tukazigira no mu ijuru. Murakoze, mugire amahoro. Imana y'amahoro ibasakazeho ibyishimo n'umunezero. Yego, nanjye ndabakunda. Mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen.